Ivugururamategeko igice cya 32. Wajiruwe ntega amatwi, nawe si umva icyo mvuga. Inyigisho zanjye nizimere nk'imvura itonyanga, amagambo yanjye abe nk'imvura y'urujojo, abe nk'imvura y'umuhindi igwa ku byatsi, abe nk'imvura y'umurindi igwa ku bimera. Reka namamaze Uhoraho, namwe muhe ikuzo Imana yacu. Uhoraho ni urutare rudukingira, ibyo akora biratunganye. Imigenzereze ye yose yuje ubutabera, ni Imana yo kwiringirwa itagira amakemwa, ni Imana y'ukuri kandi itunganye. Nyamara mwebwe ab'iki gihe mwarayihemukiye, ntimukiri abana bayo, ahubwo mwabaye urukozasoni, mwabaye ibyigomeke n'ibirumbo. Ese uko niko mwitura Uhoraho, mwabapfapfa mwe? Mbese nta bwenge mugira? Si we so wabaremye akabagira ubwoko bwe? Nimwibuke ibyabayeho kera, nimutekereze ibyabayeho mu gihe cya ba sokuruza. Nimubaze ba so bazabibamenyesha, mubaze n'abasaza bazabibabwira. Imana isumba byose yahaye amahanga yose iminani, yatandukanyije amoko y'abantu, yageneye buri bwoko aho buzatura. Umubare w'ayo moko uhanye n'uwa bene Yakobo basohokeye mu Misiri. Ariko Uhoraho yitoranyirije abakomoka kuri Yakobo, yabagize ubwoko bwe bw'umwihariko. Yababonye bari mu butayu, bari mu kidaturwa w'inyamaswa zihuma. Yarabarinze abitaho, yabarinze nk'urinda imboni y'ijisho rye. Yabitagaho nk'uko kagoma imenyereza abana bayo kuguruka, itambatamba hejuru yabo, iyo bagiye kugwira baramira, itega amababi ikabaheka. Uhoraho wenyine ni we wayoboye Abisiraheli, nta zindi mana bayobokaga. Yabahaye no kwigarurira impinga z'imisozi, batunzwe n'ibyo basanze byeze mu mirima. Yabagaburiye ubuki bwo mu rutare, yabahaye n'amavuta y'iminzenze yameze mu rubuye. Yabahaye ikivuguto n'amahenehene, yabagaburiye abana b'intama b'imishishe, bariye n'amapfizi y'intama n'ay'ihene y'i Bashani. Yabagaburiye ingano nziza, benze imizabibu banywa divayi. Abisiraheli babaye abatunzi nyamara baragoma, barariye barahaga, barabyibuha bimura Imana yabaremye, basuzuguye Umukiza wabo kandi ari we rutare rubakingira. Bayobotse imana z'abanyamahanga bamutera gufuha, bakoze ibizira baramurakaza. Batambiye ibitambo ingabo za Satani mu cyimbo cy'Imana, babitambiye imana z'inzaduka batigeze kumenya, babitambiye izo basekuruza batigeze baramya. Bibagiwe urutare rubakingira, bibagiwe Imana yababyaye. Uhoraho yarabibonye biramurakaza, byatumye atererana abahungu be n'abakobwa be. Yaravuze ati sinzongera kubitaho, nzareba uko bazamera. Ni abantu bananiranye, n'abana batagira umurava. Bamparitse izindi mana bantera gufuha, bayobotse ibigirwamana barandakaza, nanjye nzabaharika abanyamahanga mbatere gufuha, bazarakazwa nuko nzatonesha abo banyabwenge buke. Uburakari bwanjye buzagurumana, buzakongora isi n'ibirimo, bugere n'ikuzimu, buzatwika n'imfatiro z'imisozi. Nzabarundaho ibyago, nzabamariraho imyambi yanjye. Bazananurwa n'inzara, bazarimburwa n'indwara zitera umuriro n'ibyorezo simusiga. Nzabateza inyamaswa z'inkazi n'inzoka zifite ubumara. Abana babo bazaba bari hanze bazahitanwa n'intambara, ndetse n'abazaba bari mu mazu bazamarwa n'ubwoba. Abasore n'inkumi bazicwa, abana b'ibitambambuga n'abasaza rukukuri nabo bazicwa. Nibwiraga ko nzabarimbura kugira ngo be kuzongera kwibuka ukundi, ariko nanze ko abanzi babo bazabishima hejuru. Abo banzi babashaga kwibwira ko ari bo banesheje Abisiraheli, kandi ari igihe Uhoraho byari kuba biturutseho. Ubwo ni ubwoko butabasha kwigira inama, ni abantu batagira ubwenge. Iyo baba abanyabwenge, baba barasobanukiwe ibyababayeho, baba baramenye ingaruka z'ibyo bakoze. Umwanzi umwe yabasha ate kwirukana Abisiraheli 1000? Abanzi babiri babasha bate kumenesha 10,000? Byatewe n'uko Uhoraho yabagabije, urutare rwabo rwarabakingurutse. Imana z'abanzi ntizohanye n'Imana yacu, nabo ubwabo barabyivugira. Ntabwo batandukanye n'ab'i Sodoma n'i Gomora, bameze nk'imizabibu isharira kandi irimo uburozi, divayi yayo imeze nk'ubumara bw'inzoka, yica nk'ubumara bw'impiri. Uhoraho yibutse iby'abanzi bakoze, nta na kimwe yigeze yibagirwa. Nicyo cyatumye avuga ati, guhora no kwitura n'ibyanjye, igihe kizagera bagwe, umunsi w'ibyago uregereje, iyo nabateganyirije birabugarije. Abisiraheli bazacika intege, bazabura n'umwe wo kubatabara,
ubwo nibwo Uhoraho azaba arenganura, azagirira impuhwe abo bagaragu be. Azababaza ati za mana zindi mwahungiragaho ziri he? Mwazigaburiraga urugimbu rw'ibitambo, mwazituraga divayi y'ituro risukwa ngo zinywe, nyamara ntizabatabaye cyangwa ngo zibarinde. Mumenye rero yuko jyewe ubwanjye ari jye Mana, nta yindi Mana ibaho itari jye. Ni jye ubeshaho abantu kandi ni jye wemera ko bapfa, ni jye ukomeretsa kandi nkomora, ntawe ubasha gukoma imbere icyo niyemeje gukora. Manitse ukuboko ndahira ubugingo bwanjye buhoraho, nzatyaza inkota yanjye irabagirana, nzayifata mpana abanzi banjye, nzahora abanyanga mbitura ibyo bakoze. Imyambi yanjye izasinda amaraso, inkota yanjye izahaga inyama, izica bamwe abandi bakomeretse, izica n'abatware b'ingabo z'abanzi. Mwa mahanga mwe nimwishimane n'ubwoko bw'Uhoraho, azahorera amaraso y'abagaragu be, azitura abanzi y'ibyo bakoze, azababarira abantu be n'igihugu cyabo. Musa na Yozuwe mwene Nuni babwira Abisiraheli amagambo yose y'iyo ndirimbo. Musa amenyeshwa ko azapfira ku musozi wa Nebo. Musa arangije kubwira Abisiraheli bose ayo magambo yose, arababwira ati muzirikane mu magambo yose mbabwiye, namwe muzayatoza abana banyu, kugira ngo bajye bumvira amategeko yose. Ntimukayafate mujenjetse, kuko ari azababeshaho, agatuma muramira mu gihugu cyo hakurya ya Yorodani muzigarurira. Uwo munsi Uhoraho abwira Musa ati, zamuka umusozi wa Nebo uri mu bisi bya Abarimu, mu gihugu cya Mowabu, ahateganye n'i Yeriko, witegereze igihugu cya Kanani nzaha Abisiraheli ho gakondo. Uzapfira kuri uwo musozi wa Nebo, nk'uko mukuru wawe Aroni yapfiriye ku musozi wa Hori, kuko mwancumuyeho mu ruhame rw'Abisiraheli. Ntimwaberetse ubuziranenge bwanjye igihe mwaburaga amazi i Meriba, hafi y'i Kadeshi mu gasi ka Tsini. Uzitegereza icyo gihugu nzaha Abisiraheli, ariko ntuzakigeramo.